Muraho neza nanone aba pioneers. Nejejwe no kubaha ikaze muri iyi video nziza cyane. Iyi ni video nziza cyane nkuko nangiye mbivuga kubera ko ngiye kukwereka ibimenyetso bizakwereka igihe Pi coin yayo izaba igiye kugera ku giciro kidasanzwe. Bura nago uzaryama ijoro rimwe ngo buke ubona Pi yageze ku giciro utekereza cyangwa se twavuye muri biriya biciro bya Pi DAO price twabonye igiciro nyacyo cya Pi. Nguhaye ikaze. Niba wararebye video meruka gukora mbere yiyabanjirije iyo nakoze ndi kukubwira kuri Pi PRC server, video ya mbere nubundi nari nakubwiye ukuri utazumvana abantu benshi bakunda kuvuga mu ruhame. Ukuri cyangwa se ibintu by'ingenzi kandi ariko uzumva abantu batakubwira kuri Pi network. Uyu munsi nabwo ngiye kukubwira ukundi kuri gukomeye abantu benshi batifuza yuko umenya. Sinzi impamvu batifuza yuko umenya uko kuri, kuko ni nabyo bimenyetso nakubwiye nyine bizakwereka igihe tuzaba tugiye kugera ku giciro kidasanzwe cyangwa se ku kindi giciro cyangwa igiciro cy'ukuri ni ikihe nacyo turaza kukireba. Ubwo ngubwo nyine nguhaye ikaze, nizere ko wasobanukiwe neza nibyo tugiye kuganiraho muri iyi video nziza cyane. Reka dutangire tureba impamvu buriya abantu bibeshya kuri Pi. Buriya abantu bibeshya kuri Pi kubera expectations cyangwa se amarangamutima yabo, bitewe ariko nanone n'amakuru baba bagenda babwirwa bitewe n'ukuri batabwirwa. Buriya abantu benshi binjiye muri Pi network bumva ko bazahita baba bakire, ariko buriya Pi network ntago ari get rich quickly. Oya, hari abantu binjiye muri Pi bumva ko Pi niba listed nubwo itaraba listed mu buryo bwuzuye, ariko nyine ubwo abo bantu bumvaga ko Pi yakabaye igura nk'amadolari 100 cyangwa 1000 cyangwa ndetse no kurenza. Ntago ari ukubeshya, abo bantu barahari, ariko ukuri nuko isoko cyangwa market niryo rishyiraho igiciro nyacyo cya crypto coin iyo ariyo yose. Niyo mpamvu dutegereje buriya kugera kuri open mainnet, ariko nanone ntago ari ikibazo cy'igiciro, ahubwo ni ikibazo cya systeme ya Pi uko ikora. Muzi uburyo bigorana kugira ngo ugere kuri mainnet, nta kintu wakora. Ibintu byose ubundi bya Pi network bigenzurwa na Pi core team. Ego ubyange cyangwa ubyemera, ariko kubera icyo kintu gituma wenda abantu bavuga bati Pi yabaye fake, yabaye scam kubera expectations zabo. Ariko kandi nkuko nari mbivuze, ni igiciro cya cryptocurrency coin kigenwa n'isoko, kandi ibyo bizaba tugeze kuri open mainnet. Kandi ndagira ngo nkubwire yuko buriya hari ukuri abantu batifuza yuko umenya. Kwa kuri nakubwiye, sinzi impamvu abantu baba bifuza ko utamenya uko kuri, kandi iki ni igice cy'ingenzi cyane. Reka turebe nyuma ya bya bintu nakubwiye abantu bifuza yuko utamenya kuri Pi network, reka turebe ibindi byiyongeraho abantu benshi batinya kuvuga. Ikintu buriya cya mbere gisa n'icyo natangiye nkubwira, ni buriya Pi network ntago iragera ku masoko rusange. Umuntu uzi neza ko Pi network itaragera ku masoko rusange cyangwa se itaraba listed mu buryo bwuzuye 100%, ntago barashyiramo liquidity yose. Nubwo Pi iba listed mu kwezi kwa kabiri umwaka washize 2025, Pi ubwo yabaga listed, Pi core team yashyizemo biliyoni 9.17 z'idolari, ariko bitewe n'umubare mwinshi wa supply cyangwa se wa Pi coin zihari, Pi yabaye listed iri kuri hafi y'idolari rimwe, nubwo yaje kugera ku madolari 3. Ubu ngubu yaramanutse, muzi aho iri kuri 0.17 aho ngaho. Rero hakenewe indi liquidity, kandi izashyirwamo isoko rigaragaze igiciro nyacyo cya Pi bitewe nuko liquidity yose izaba yaramaze kugeramo. Uko nukuri abantu benshi batifuza kukubwira, kuko umuntu uzi uko kuri ntabwo yakabaye avuga ko Pi ari scam. Kandi mubizi neza ko nkuko nabivuze, ni
buriya Pi network niyo ikontorora account zacu, bakaguha migration. Yewe sinzi nyine, hari abantu bamaze imyaka 5, 4, 3 muri tentative KYC kugera kuri mainnet byaranze, mu gihe hari abashyashya nkanjye twageze kuri mainnet. Kandi nyine nk'uko nabivuze, isoko ntago rirafunguka neza gusa, ariko ibi ngibi ntago bivuze ko Pi ari scam. Kuba umaze imyaka 3 utaragera kuri mainnet, ibintu byawe bikiri pending, utararenga step ya 9 ya mainnet checklist, ntago bivuze ko Pi ari scam. Icyo kintu ukwiye kucyumva neza cyane. Ariko kandi nkakubwira ni ubukwiye kugira ibintu umenya, ubukwiye kumenya uko kuri tuba tugenda tukubwira mbere yo kwihutira kugira expectations zawe cyangwa se amarangamutima yawe. Reka turebe ibintu bindi by'ingenzi bikomeye cyane kandi abantu benshi birengagiza. Reka turebe ahazaza ha Pi. Ese koko ahazaza ha Pi haba ari heza cyangwa ni risk? Ngiye kukubwira bya bintu bizakwereka ko tugiye kugera mu gihe cyiza ku giciro, ku bijyanye n'igiciro cya Pi, ibintu bizagena agaciro ka Pi, cyangwa se nyine navuze ni ntago uzaryama ijoro rimwe ngo ubyuke usanga Pi yageze ku giciro runaka. Ngiye kukwereka ibimenyetso uzajya ugenda ubona bizajya ahubwo bigaragaza ko tugiye kugera ku giciro nyacyo cya Pi. Buriya igihe tuzagera kuri open mainnet, guys, uzamenye ko Pi iri kugera ku ntego zayo. Nubwo nubu aho igeze ntago ari ahantu habi, ariko by'umwihariko dutegereje open mainnet ikajya ku mugaragaro. Ikintu cya kabiri ni igihe abantu bazaba bari gukoresha Pi mu buzima busanzwe. Umuntu afata Pi akazitanga akabona ibintu runaka. Nago nshatse kuvuga ni bizabera aho muri karitsiye iwanyu, bizabera hano mu Rwanda, ariko tubizi neza ko bizabera online. Cyane cyane bizatangirira kuri Pi marketplace, igihe muzabona ushobora gufata Pi wa mininze ukajya muri Pi browse, ukajya muri app z'aba developers bashyizeho, cyangwa se kuri Pi marketplace ugatanga Pi, cya kintu waguze bakakikoherereza aho ahantu uri, cyangwa se niba ari service ukayihabwa. Uzamenye ko ibintu byamaze gutungana. Dore aho nibereye. Reka turebe ikintu cya gatatu, cyangwa ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko tugiye kugera ku giciro neza cya Pi coin. Ni igihe isoko rizagena agaciro nyako, igihe hazongerwamo indi liquidity, Pi ikaba yagira igiciro ariko bitewe n'isoko, cyangwa se bitewe n'uburyo abantu bifuza kugura. Ni nacyo kintu gikomeye cyane no kurenza liquidity, ahubwo nicyo nakabaye nashyize ku mwanya wa mbere. Igihe abantu bazaba bifuza kugura Pi bitewe n'uko bakeneye kuyigura ngo bagire ibyo bahaha. Okay? Kugira ngo ugure ikintu nuko ugura Pi, icyo gihe byanze bikunze igiciro cya Pi kizazamuka. Hari ibintu mitanekereza byinshi ariko nago nabivuga hano, ndabizi noneho sinzi ukuntu mwabifata, gusa nzi neza ko hari abavuga ko, cyangwa se abantu bizera ko Pi izabagira abamiliyoneri. Okay? Kandi iyo wizeye ikintu udacika intege, burya akenshi iyo wizeye ikintu ukagiharanira ukigeraho. Buriya abantu bagera ku ntsinzi cyangwa batsinda ntago ari abantu bameze guteze. Reka ne kukubwira ni abantu bameze gutya na gutya, ahubwo reka nkubwire ni abantu badacika intege. Ubwo niba ari abantu badacika intege, ni abantu bizera bagakomeza kwizera, ntibigere bajya mu ruhande ruri negative, bagakomeza kuguma ku ruhande ruri positive. Abo bantu nibo bitwa aba winners, kandi ni ibintu uzabona
ko bizashoboka ko payi izagira aba winners bakaba aba miliyoneri ari uko watangiye kubona muri ibyo bimenyetso nakubwiye haruguru. Reka nongere mbikwibutsa, icya mbere nakubwiye ko ni igihe tuzaba tugeze kuri open mainnet. Ikimenyetso cya kabiri ni igihe abantu bazaba bakoresha payi mu buzima busanzwe, ukenera kugura ikintu cyangwa se ukenera kugura payi, ukenera kuba ufite payi kugira ngo ubeho mu buzima busanzwe nyine bwa buri munsi. Ni ibintu byumvikana. Hanyuma ikintu cya gatatu ni igihe isoko rizagena agaciro bitewe n'abagura, bitewe na circulating supply, bitewe na coin ziri mu isoko, bitewe na demand cyangwa se ikintu kiri gutuma abantu bakenera kugura payi. Ariko kandi ibi ngibi bitabaye, payi izakomeza gutya, nta kizahinduka. Kugira ngo ikintu gihinduke muri Pi Network ecosystem, Pi igere ku giciro kindi, nuko hazabaho ibyo bintu. Nta na kimwe kibaye muri ibyo bintu, muri ibyo bimenyetso bitatu nakubwiye uzagenda ureberaho, nutagira na kimwe ubona, tuzakomeza tubeho muri ibi ngibi. Uko ni ukuri guhambaye kandi udashobora kuzumvana abantu benshi. Ukwiye kumenya niba uri umupayoneya wa nyawe, umupayoneya wifuza kuzatsinda. Kandi ndetse ikindi nakongeraho nuko buriya na crypto nimwe igena igiciro uko ibishaka. Nago igiciro gishobora kugenwa na Nicholas Kokalis na Pi Core Team, nago gishobora kugenwa n'ibyifuzo by'abapioneers. Icyifuzo kigenwa n'isoko gusa. Ariko mbanyeneye nawe kumva uko ubitekereza, mbanyeneye kumva opinion yawe. Niba hari icyifuzo ufite kuri video twabakorera, nyaboneka tubwire muri comment. Hari umuntu wanyandikiye kuri video nakoze mu kanya ndi kukubwira kuri iriya smart contract na marketplace na PRC server. Hari umuntu wanyandikiye ngo nze kumurebera, reka turebe. Nshobora kuba nabireba gusa harimo ijambo T U na A ahari, ngo nze kumureberaho. Byashoboka ko ari ibijyanye nyine no gukorera amafaranga online. Reka turebe ko iyo comment nyibona. Ni crypto project nkuko nabyumvishe, ariko nyine ndaza kuyireba nitonze mbakorereho video. Ndabona comment zitari kuza, ndabona bitari gukunda, ariko ndaza kuyikora. Of course ndaza kubareberaho mbakorere ikiganiro kuri iyo video. Byanze bikunze niyo video iri bukurikireho, I promise ninza gusanga ari ibintu bigize. Ndabona comment nari kwibona mu kanya, ariko ndaza kubikoraho mu gihe kitarambiranye. Reka nizere ko umeze neza cyane, mwifurije gukomeza kugubwa neza. Imana ikurinde, turabonana mu yindi video. Bye bye.